urugendo rwanyu rw'imyaka 5 yo kubura nta mwana mufite. Urakoze sanga umuntu yamwandikiye ati ukutaragira umwana ni runaka wabiguteye. None ndangije mbona umugore wanje arasa nkaho umuntu yamukoroze. Ico gega hicara nkarira cyane ngafata nk'umusego menya ko nasabye ntago nigeze mbimenya. Namenye indangi ifite amezi 7 mubwira nyine ibimenyetso byose nimukumva mfite arambwira ngo uratwite arambwira ariko wasaze ngiye ntwara inda ti wasaze ifoto amweretse ifoto amugira gutya nuko tusiganaga ikindi kibazo ko dutwite inda ni umuntu aratwita ahubwo iyi nda ishobora ukuntu ndi kumubona ishobora ko timate ndatwite ngo ariko ndatanga ngo uratwite muto nyine nawe ngo birabatunga ntabyemere nambwa ati sinico ngico ari no kukimye dukora na accident moto dukubita hasi nawe ntwite A world of stories. Muraho neza nshuti bakunzi ba Afrimedia Live aho muherereye hose ku isi tubahaye ikaze kuri Afrimedia Live muri kumwe na director Gabi nk'ibisanzwe n'ubundi tugiye kuba turi kumwe namwe uyu munsi rero tubafitiye ikiganiro kidasanzwe nivuga ngo kidasanzwe mwumve ko kidasanzwe twatembereye ibirometero by'amasaha menshi cyane amasaha menshi tuje kureba abantu tuje gusura abo bantu ni kapo Imana yagiriye neza ni kapo Imana yagiriye neza bari bamaze igihe mu butayu barabuze umwana ariko Imana iza kubikora neza iza kubigenza neza mugani wabavuga babona umwana uyu munsi rero nibo tugiye kuba turi kumwe bagiye kuba batujana mu rugendo rwabo rugoye abavyita neza bazavuga ngo n'ubutayu nibwo bagiye kuba tubwira ubwo butayu bari barimo babuvamo wewe udukurikiye rero nawe uri muri ubwo butayu iyi nkuru iraza kugira iki gufasha nimba warabuvuyemo nanone cyangwa bitarakubayeho urafatanya n'abamashimo murakoze cyane mubuze kubana natwe muri iki kiganiro turi mu karere ka Kajiado ahantu kure cyane ni muri hafi na Kilimanjaro bazi umupaka wa Tanzania niyo bigwa twavuye Nairobi tuje kureba abo bantu kugira ngo tuze kubana nabo meze mute neza amahoro neza murakomeye pero uwo mutware mikoro namara banza tubwire hano ngo bimeze bite naya waye namahoro turakomeye turashima Imana hano Kajiado murakomeye nta kibazo uri kubibona ko tumeze neza nabonye n'izuba risawa hano ibintu zuba ni sawa akayaga hari hewa nziza kinama bikwaye ni sawa urakomeye tumeze neza turashima Imana ako hahantu waje ni urebe nawe nuko nayisanze ukuwemeye kuza hano umugani bazavuga ngo bagiye mu giturage gute ahubwo habaye mu kizungu twahinduye mu kizungu nimwibwira abadukurikiye kugira ngo babamenye hanyuma bamenye ko tugiye kuganira ubundi murana tubwira n'amakuru y'ukuntu muri hano ukuntu mwataye abandi mukaza uko byaje yego nimwibwira abadukurikiye kugira ngo babashe kubamenya amazina yanjye nitwa Umutoni wa Seyimakide ndi umumama w'umwana umwe bitwicara n'umutware wanjye niwe boss w'urugo ninde wahabutse mbere ntabwo niwe ngamwe mikoro ari jamwe muri Bibiliya avuze ngo Imana yawe nizabe yanje irumvikana nijewe nitwa Ndatabaye Patrick Minister Patrick Ndatabaye andi umupapa ndubatse n'umufasha wanjye dufite umwana umwe Imana yaduhaye umwana w'umukobwa turashima Imana murakoze cyane karibu asante twisanze kandi twashimye ikaze ryanyu mwatwakiriye natwe turabakiriye kuri Afrimedia karibu tena tunashimira abantu mwaduteye inkunga abantu bakomeza kubana natwe muri ibi biganiro dukora iyo ni inkunga ikomeye ubisangiza abandi ubu butumwa bugere kure ndabasezeranye ko ibi bintu tugiye kuganira bize kugera kure bigere ku bandi
nabo bikomeze kubafasha. Ya nkuko mubumvise rero batuye kure, mutubwire maze mutubwire mbere yuko tuje mu kiganiro kitugenza cyangwa se gitumye dushaka kuganira. Hano hantu mwahaje gute? Ahantu twahaje 2021 naje nje mu kazi bisanzwe, ari bwo bwa mbere mpaje. Numva umutima wanjye urakunze, ngo makunde, mbona ndakorera umuryango wanjye musiga Nairobi, umufasha wanjye, mbona nta n'impamvu yo kuvuga ngo mpamusige. Mubwira yuko yaza kugira ngo tubashe twese twibere. Gutura hangana agatura Nairobi, nkajya ngenda kumusura ngaruka, ndavuga nti reka nimuke. Kubera ko ari umufasha wanjye arabyumva, turaza tuza 2021 igihe cya corona. Tuba turahageze turatura, n'ubu turatuye, turashima, tumeze neza. Cyangwa uri muri barya basenye Kitengera wanga gusubira iriya uhiyina? Oya, je navuye Kasarani niho nabaga mwiki. Direct nama nimukira hano nyine hano Kimana Loitoktok. Mabonye umusozi wa Kilimanjaro. Numva ndakunze, numva umutima wanjye urahakunze, numva ni heza. Nawe wabibonye ko batabizi tubabwire umusozi wa Kilimanjaro turawubere uri hano gurya hirya. Abantu umusozi twagaza twiga muri geography, abantu bize geography bize uwo musozi. Ku bantu bize geography uwo musozi uri hano iruhande rwanyu iminota nk'icumi cyangwa 15 muri irageze. Oya, ni nk'icumi, ni hafi cyane. None iriya sino iri kuri iriya misozi, iyo umusozi umeze ntabwo hano ubukonje kugira ngo abantu baturire munsi y'umusozi gutya. Urabona ahantu dutuye ni nko hasi, ariko iyo ugeze nka ruguru igihe cy'imbeho haba ari ubukonje bwinshi. Ariko ntibukabije cyane, ni ibisanzwe. Nk'ubu ndumva hashushe. Ubu harashushe cyane, nta kibazo. Ariko ku musozi hari sino ubundi ukabona wakeye umeze neza. Iyo fenomene ni we n'ivy'Imana ikora nyine mugani wa yandirimbo. N'ivy'Imana ikora. Kinama reka nkwite gutyo kubera ko ariko bazavuga ariko Immaculée, umugabo umunsi akubwira ngo mwimukire hano wabyakiriye ute? Nakubeshye natinze kubyumva. Natinze kubyumva, byantwaye nk'icyumweru kugira ngo mbyumve. Hano harambwira ati wowe itegure, hari ahantu nabonye heza tuhimuke. Ntese ni hehe? Ndavuga niho ndashobora kuba ariko ngo nshake nk'iyindi nzu twimukiremo. Harambwira ngo nabonye ngo twimukire ahantu bita ngo ni Kajiado. Abandi banyamurenge hoya ngo twebwe twenyine. Ati ntago nge. Nuko cyumweru cagiye gushora naje kubyumva, tuza kwimuka nyine. Ariko naje mutonganya umuhanda wose. Yaraguhamagaye kuri telefone? Cyangwa yaje kukubwira bucece yitonze? Yahamagaye kuri telefone, bakeneye ko twimuka. Kandi ndamubwira ndetse nshaka iyindi nzu hano mwiki, ngo hoya ngo tugende Kajiado. Ese no byagenze gute? Abantu baza kuvuga ngo ari ikintu twabuze abantu babiri. Arambwira ngo yahakunze, ngo na ahantu heza, ngo harambutse nyine, ngo haba n'amata menshi. Kakazi ko nkunda amata. Tisaba nta kibazo, ndabyumvise. Bya nyine byaje kuntwara icyumwe nubwo naje kumeza igisubizo. Uremera? Ndemera. Uravuga ati ngomba kumugwa inyuma. None turaza kwinjira mu kiganiro cyo kubura umwana. None ko nta mwana wari ufite ico gihe, yagusigaga hano bikamera bite? Hano nyine byabaga ari irunga, ariko naje kugirirwa wenda nk'umugisha, shaka akazi ndakora. Noneho twembi tugakora tugataha nijoro, ryarunga sindyumve. Wamaze nk'imyaka ingaho utarabona umwana uri hano? Sisi nk'imyaka 3. Uri muri ubwo bushora, muri iryo rungu, noneho ugatizwa n'akazi? Ngatizwa n'akazi, twarakoraga twembi. Mwarakoraga mwembi? Tugatahaga nyine nijoro nta rungu. Gusira umuntu aryumvaga, ariko bigeze nko ku cyumweru umunsi wo kujya gusenga. Ubwo mwari abanyamurenge mwenyine gusa, nta bandi? Abandi baje baza nyuma yacu.
nyuma yanyu mbese nimwe ba mbere mwembi babiri nimwe ba neza aho muri hangana mbaze kubera ko nanone ikibazo hari abandi nabonye abanyamurenge nk'abangaye hano gutya ubu abanyamurenge bamaze kungana nka gute hano muri ntabwo turi bakeya turi nko zingashe abanyamurenge twaje ahangaha ari twe ba mbere tuhita tuzana n'undi muvandimwe wanjye ndetse n'ababyeyi banjye bumva ko twahita tuzana kugira ngo tubaze umuryango wacu bari we uhaza bwa mbere ariko abandi abanyamurenge nyine kwa kundi iyo umwe aho yimukiye n'umuhana muri Kongo ukazuja abantu bamwandi bakagenda baza urumva nabo bagiye baza ubu turimo nk'ingo nka 12 hano Kajiado hano abantu kandi bumve ngo ni Kajiado si mu mujyi ni le Tok ni hafi na Tanzania ku mpaka wa Tanzania neza yegereza Moshi na za Arusha kuva Nairobi kugera hano twagiye amasaha n'ibindi arenga nuko turakunda nyine mwarubatse se abantu ko barubatse barakodesha bihagaze gute ngo natwe twimuke nanje twaraje nyine urumva icyo gihe iyi myaka yose ishize kuva 2021 kugeza 2024 twagiye dukora twumva nyine ko tugomba kuba abaturage tugatura none ga niba twarasize abandi Nairobi aho twari dusize abandi kugira ngo tuhagere nyine tugire ibyo dukora tugeraho turubaka hari abubatse hari n'abandi batarubaka ariko bari mu nzira zo kubaka kugira ngo bature tuba abaturage basanzwe mwebwe bimeze bite mwebwe ubwa mwarubatse twarubatse dutuye ntiwabonye inzu yacu se murakoze cyane abanyamurenge muri hirya no hino rero ntabwo abantu bakomeje gukwira isi bakomeje gutatana turabakire muri kino kiganiro abarundi abanyarwanda mudukurikiye abanyamasisi abantu bo muri Noro bose n'abandi bumva ururimi tutazi amazina tutazi uko bitwa ariko hari abaza n'abazungu basigaye barugumva cyane nka wa wundi yitwa nde harya wa wundi y'imbarara Chiyoni wa wundi ngo ni Chiyoni nawe turamurabuje n'abandi bumva ururimi ariko babasha kumva ibyo tuvuga yego none mutubwire buke twivire mu kiganiro cacu mutubwire gahoro buke incamake y'urukundo rwanyu mbere yuko mubana nk'abaducira mu mayange noneho tuze komeza tuganira urakoze cyane natwe nyine twakuze nk'abandi bana b'abanyamurenge ndi umusore uyu wacu nawe ari umukobwa nuko tutuye muri Kenya nza kugira gahunda yo gushaka 2018 ishira nkomeza gutekereza yuko ngomba gushaka bona yuko nyine ari ngombwa nuko mbona uyu wacu ndamubona numva nyine ngize gahunda numva nyine aranyuze uko nifuzaga numva yujuje karite zose nifuza nuko nyine ndamurambagiza nk'ibisanzwe turumvikana iby'Imana biba biciyemo nuko turashakana dukora ubukwe 2019 ukwa mbere ku minsi 5 hari akasarani Nairobi mumpere mikoro uri kutwirukansa mu makuru twibwira urumukunda tugize wewe ntabwo nuko koza uko wumvisha iki wewe data twibwirira je guteresa ate mwahuriye he mwakundanye mute bakutubwira akakuruka mu minota mike ariko karyoye nyine twumve kuko ntiyagusanze mwibarabara cyanya gutoraho urebye okay twarakundanye nyine ariko mbere yuko duhura ne wari usanzwe umuzi ninge wari umuzi imbere ariko we nkataranze nge nari muzi nk'umuririmbyi mpora mubona asengera kasarani Covenant nkamura ari nk'umuririmbyi ariko nta bindi bintu twari tuzanyeho birebire noneho igihe kiza kugera
hari umushuti wanjye nawe ni umushuti wiwe aza kumuha nimero ariko nyine uwo mushuti we asa n'ubitaye aho ngaho turanamusuje cyane n'inshuti yacu wenda naza kuva kino kiganiro niwe muranga nuko amuha nimero ariko nyine agira ngo ntago agira ngo nyine byarangiriye aho ngaho ntibikomeje nuko wacu turavuganye 2018 2018 yose ijye kurangira icyo gihe twapanze ubukwe tubukoraga mu kwa mbere ariko nyine ni nk'uko nguko twavuye nawe niki wibuka cagoranye igihe mwateguraga ubukwe bwanyu umushinga wo kubana utangiye n'ikintu wibuka urugo rutaraba ikintu cabagoye cyane ikintu cyatugoye ikintu cagoranye muri gupanga ubukwe urebye nta cyatugoye kubera ko wenda cyari kigoye twapanze ubukwe nge ndi mu Rwanda iwe ari hano muri Kenya noneho akantu kabaye havuge igihe cyo gusora save the date yayisohoye tutari kumwe nawe ariko yarimo yifuza ko tuba turi kumwe tumira ifoto arayanga nkeneye kuza reka nje mpise njye kwifotoza amafoto meza wenda yo gutumira nta kibazo yamutumiriye amayanga bisa nyine nk'aho bigoranye ariko nyine aza kuza kubyemera mbese ngutege uze aho gutegera ifoto aho yantegera ifoto akeneye nyirayo nicyo mbona cyagoranye ariko nta bindi bose kuri wewe hari ukuntu kubwira iwabo biza bigora bavuze ngo baje gusaba bwa mbere yakunaniye wewe hari abo biza byanga bakagorana kugira ngo azovuge ngo uze gusaba oya birumvikana cogera akiri mutoya na mutesa akiri muto imyaka ye yari kiri nka mikeya ariko twari dukundanye 2018 dukundanye tuvugana ari hano muri Kenya ndetse aje no mu Rwanda zari zo nzira zo kugira ngo agenda bivuge iwabo dukora izo gahunda tibyagoranye urumva arakiri mutoya niwabo kugira ngo bumve umwana mutoya gushakwa ariko barabyumva umuhereze ndi umwana wa 5 mu bana bangahe abana 7 njye muto mu bakobwa nyuma njye akabahungu 2 turi abakobwa 3 n'abahungu 4 kandi umukobwa muto akaba n'inshuti ya se sara nkumva niryo zina kandi inshuti yanjye cyane nuko murashakanye rero ni ryari mwatekereje ko mukwiriye kuba ababyeyi urumva iyo abantu bakoze ubukwe uza wifuza yuko mwaba muba ababyeyi ndagira ngo mugishika nibyo bifuza mwifuza ko mwahita muba ababyeyi ariko yose yari imipango y'Imana yari imipango y'Imana. Imana yari izi ko 2024 aribwo tuzitwa ababyeyi umwana agatwita papa akita mama we mama. Imana iyo myaka yose icaho ariko tutwifuza yuko uwo mwaka neza tworye indi Noheli dufite undi mwana. Ni ryari mwamenye ko mwarengeje igihe cyo kuba ababyeyi mutangira kumva ko ibi bintu ni nkaho harimo ikibazo? urumva iyi community yacu ari ukuntu hazagenda habaho ibintu nyine watinda se ko watinze se bimeze gute message ukwandikira n'uwo mudaherutse kuvugana akakwandikira message bimeze gute se ndemuragira umwana ese ufite abana bangahe nazo twatera ijisho twafeta anniversaire y'umwaka umwe y'imyaka 2 twatangiye nyine kumva ko dutangiye nko gutinda ku mwaka wa 2 wa 3 umva nyine ko dutangiye gutinda ariko Imana iza kubikora ubu turashima. Sawa, ni mutubwireho kugira ngo tubanze twumve tubwira amakuru urugendo rwanyu rw'imyaka 5 yo kubura nta mwana mufite.
urakoze. nyumva hari ahantu ahayasiga ufate mikoro ubwire ntegire akantu musige inyuma. Urakoze cyane. Turi ari akasarani turatura turavuga ati ni bya bindi nyine byo biri kugira gutya bizakunda. Turicara turategereza umwaka wa mbere urashira 2020 na rimwe urashira 2022 2019 urashira 2020 2021 ariko tugenda nyine ariko ikintu cyagiye kidufasha nuko twari turi mu bantu ababyeyi bacu ntabwo badushyiragaho pressure kuko abantu benshi bashyiraho pressure n'ababyeyi ariko Imana igenda tugira neza tutangira kumva nyine umwe nkabona uwacu atangiye nko kwiheba ariko nkamukomeza nkamubwira ati wewe ntiwihebe isaha y'Imana izogera. Wowe ntwagaza wihebe nakaza urabona kujya umugabo iyo wihebye mu mwenda gupfa umugabo utanga ibintu zo kuganya kera mu mwapfuye kontu utoganya muri kumwe ariko wiherera waje koga ugataya amarira ikagira ngo n'amazi wari woze wenda bizobura hari igihe wihereraga usenga ukaza nyine usenga ukavuga ati Mana twibuke nyine ukumva nyine ugize akantu ariko imbere y'umugore kubera ko nabo bafite kwiheba cyane ukamukomeza nakaza mukomeza cyane nkamubwira ati wewe tugira ikibazo. Hari n'ahantu byageze ndamubwira ati nageraga bishop umwe w'umugore wadukoreshaga aho twakoraga mu rusengero yigeze kumbwira icyo gihe twari turi kumwe arambwira ati Patrick usikuwe na uoga hata mbinguni hatutauliza watoto ari kugira ngo nkomeze we akazabona ntekereje akagira ngo nibyo ndi gutekereza nanje ndazambwira umugore ndamubwira ati we ntukazugira ikibazo mu ijuru niba Imana yaravuze ngo tuzoguma gutya mu ijuru ntago tuzobazwa abana ntugire ikibazo Imana izabikora ku isaha yayo. Urumva nuko nkuko byaje bigenda kugeza Imana yadusubirije ngo twimuke abantu banza mverezo wacu avuge ko ndataruka cyane amezi acanyemo ubonye tusamye imyaka icanyemo ubonye tusamye byari bimeze gute? Biba ari ibintu bibabaje urareba ukavuga ati tujana muri ako kagendo kuko niwe byabagaho kandi igihe ukazumva ute byabaga bimeze gute? Igihe byambabazaga hari nko kuri Noheli abo n'abandi babyeyi twakorenda nk'ubukwe rimwe cyangwa se ngiye nko mu maduka nuzi ko aneshi kwenda kuri Noheli bakunda kuvuga ati reka dusohoke cyangwa tujye kugura abana bacu imyenda nkumva birambabaje cyane navuga ni se Mana yanjye ninjye utabona ubushobozi bwo kurera umwana wanjye wampaye umwana bigera naho navuze ati se iyi Mana yo naryari ku buryo nakanje gusenga sinsengera ikindi gasengera umwana gusa uvuga ati ndareka senge cyane nshizeho imbaraga wenda Imana izaruha inyumve nuko ariko nicyo gihe numvaga nsa nkaho mbabaye cyane gihe cy'iminsi mikuru hari wenda mbyite muri runo rugendo nubwo twite rugoye kuko sinzi uko rumera ariko abarubayemo hari ibihe wanyuzemo mwanyuzemo byo kugeragezwa wenda bikabije cyangwa se mu buhe buryo nk'abadusobanuriraho twumva urumva ntibyabura twabiciyemo ibigeragezo bikomeye cyane. Urumva n'icyo gihe twavuga ngo muri urwo rugendo turi kugerageza iyo myaka nuko yaravuze nuko ntari navuzeho ko kugenda kugerageza ku bitaro twageragejwe mu buryo bw'amafaranga kuko twagendaga ku bitaro uyakaza akatubwira ati naciye muri bino bintu hari ibitaro nagiyemo byiza tukabyirukankaho wahagera umuganga yakureba urumva ibitaro byino turabizi ntiboreka gukoresha kugira ngo abanze babone amafaranga ariko bakatubwira ati ukuntu turi kubona n'ibipimo duciyemo turi kubona bizakunda nimupfe gukoresha ino miti bizakunda ariko ibigeragezo ntibyabura abasenga bakaza ati ko turabona ibintu bimeze gutya na gutya ko turabona ibintu bigiye gukunda bakakubwira ati hari umuntu umwe wamwandikiye reka nkubwire hari umuntu umwe wigeze kumwandikira kuri telefone nari nagiye mu kazi sanga aranyereka none bino message sanga umuntu yamwandikiye ati
uko utaragira umwana ni runaka wabiguteye. Sinshatse kumuvuga mu izina. None ndangije mbona umugore wanje arasa nkaho umuntu yamukoroze. Ico genga ntumiye ubwenge, koresha ubwenge. Ndamubwira ati uyu muntu siwe, uko ni Satani ari gushaka kugukururira. Mwandikira bamubwira ngo sawa sawa. Yandika texte iri hejuru ndende cyane, ariko ngo umugore wanje kumusubiza aramusubiza ngo sawa. Kandi amwandikira twamenya amakuru yuko madame atwite, ari kumubwira ibintu yuko bitazokunda. Ikindi gihe aza ari kurira ngo umugore umubwiye ngo ukuntu ubyibushe, ngo ubyibushe nk'ingumba. Ibaze kumubwira ico kintu, kumubwira ico kintu. Ndamubwira ati mwihorere yari atarasama. Ico gega ni cakera twazi kitona na Nairobi. Urumvaga umugore twarashakanye nyine kwa kundi yishimira urugo nyine amera neza, ngo ukuntu ubyibushe, ngo ubyibushe nk'ingumba. Iyo wazumvaga kibyo wewe wameraga? Narabyumvaga, ariko nkaratubwiriwe ko ni wabibwirwaga, ariko we akubwiye nk'ibyo wumvaga gute? Numvaga mbabaye, ariko nkavuga nti aho kugira ngo umugore wanje mu makesi n'amagambo adafatika, ayo ntafatika. None se nje gutuka uwo muntu, nje gutuka umugore w'abandi, ni Satani mukoremo kugira ngo avuge. Reka mwihorere. Imana nyine ingumba se tubaye ingumba ni utanga abana. Nkabyihorera gusa nkakomeza umugore nkamubwira ati ibyo ni ibigaragazo turi gucamo. Umwe nkanamubwira ati ntago ari ibigaragazo byawe, ni ibigaragazo byanje. Kabyishiraho kugira ngo mureme agatima. Nkamubwira ati wowe nta kibazo ufite, ibi ni ibigaragazo z'umutumishi ko ndageragezwa. Wewe komera ushikana. Si wewe batagetiri. Oya si wewe tageti ni jewe. Mugore gakumva akumva ibintu nyine bimeze neza. Ariko challenge nizabura mu rugo rugendo rw'iyo myaka zari nyinshi cyane. Izo gukoresha amafaranga menshi tujya ku bitaro. Umwe umva kuri ibi undaka kurangira ibi. Aho abasenga gusa nanje cyo narakoze. Abasenga nakaza mbiyama. Abaza kuvuga ngo baransengera. Narabangiraga nakaza avuga ngo nzasenga nje nyine Imana izonyumva. Nanje zigera kuri Kristo azonyumva kandi ansubize. Sinagiye mpura n'ibigaragazo cyane z'abasenga kuko narabirindaga, sinabakinguraga imiryango. Kuko ari benshi baza bagatoneka igisebe wifitiye, bamwe bakanakubesha, bamwe bakagera gute. Nakaza nkunda ngo umuntu asengere iyo ngiyo yansengere, ariko ntakuza ngo ambwiye ibintu bidafatika. Muri uru rugendo mwahuye narwo, mutekereza ni gute mwageragejwemo ikibigeragezo mwahuye nabyo, ni gute mwabyitwayemo cyangwa se mwaje kubisohokamo? Iyo uri umukristo, ikigeragezo cyose iyo kije, ubu hari ukuntu kimanaginga. Muganga yari umukristo asenga, nanjye ndi umukristo, ariko hari igihe uri amasengesho y'umuntu ukavuga ati ndana amasengesho niyo yosenga ntiwaryamiraho iminsi 2 cyangwa 3. Agasenga cyane pe, nanjye ngasenga, avuga ni se Imana, bumwe nyine ukagenda wibutsa Imana, ariko nyine guhura n'umuntu gukomeretsa ntago byabura. Uwo mugore nyine yaje kumbwira gutya, ambwira na cyo gihe nari mvuye mu kiriyo. Ndamubwira ati runaka noneho yambwiye gutya, ndababara cyane. Ntabwo musanane no kurya. Kandi uwo muntu n'umuntu muziranye mwese? Turaziranye no mu rugo baramuzi. Turaziranye na mukuru wanjye aramuzi nyine cyane, ari n'inshuti yacu yo mu rugo. Nuko ndaza uwo munsi ndarira. Umugabo arambwira ati ariko uyirira, iyo ni Satani. Yambwiraga ngo iyo ni Satani, numvaga nyine nsa nusubijwemo imbaraga. N'abasenga bundi buri munsi ntago byabura. Bakwishakira baza mu gasenga, bamwe bakakubesha atuzanke bino bintu binebi. Kavuga ati reka ndekera aho ngaho, ngiye numva buri wese nazirukanka. Tariki icyadufashije no kwizera Imana kandi tugasenga. Niki mwumva cyangwa se wumva cyahindutse umubano wanyu mwembi muri ico gihe cyo gutegereza? Ikintu cyahindutse mu mubano mu gihe cyo gutegereza, muzukuri
bitewe n'ibyo twaciyemo nje mbona ukuntu twabanaga ni Imana nyine yatubaye hafi kubera yuko abantu bari muri no rugendo rumeze ryo gucye ko kubura umwana habamo challenge nyinshi ariko twebwe twakomeje kubana uko twabanaga pe kubera yuko ibyo twaciyemo n'abaturebaga hari abantu bamubazaga se iyo umuntu afite bino bigeragezo kwazananuka agashira ariko mwege tuba turi kubona nkaho umeze neza icyadufashe no kumenya Imana tubana neza anti twasakuza hanze twagira gute dukomeza kubyereka Imana twirinda n'abantu ari abajyanama baza ngo baje kubagira inama bameze nk'aba bajyanama b'ubuzima ngo baje ngo kubabwira ibintu ariko kubera kudafungura imiryango bituma batatwinjirira byadufashe kugira ngo umubano wacu ukomeze umere neza wameze neza kugeza igihe twategereje ku isaha nyuma nta ripoti mbi nta hantu nta muryango waduhamagaye ngo twagize ikibazo twakomeje uko twari tumeze twakomeje uko twakomeje Imana itugira neza ni Imana yabikoze ntago ari twebwe niyo yabikoze imiryango yanyu yabyitwaye mite ntibababwira ko mutinze mwashatse ubundi buryo beno urakoze imiryango imiryango buranza mvuga nubwo nyine abanyamurenge tugira imiryango migari ariko buriya iyo cyane ama couples iyo mufunguye imiryango cyane ababyeyi cyangwa n'abandi bantu bazabinjirira cyane twebwe babonye dukomeje tugumye hamwe nabo batubera abantu beza tibigeze batwinjirira cyane ariko ndizabura kuko baratubwiraga ati mugerageze hari bitaro batubwiye mugende muhagere murebe uko bimeze hari gihe bo bafasha twumvise runaka yaraciye twumvise runaka hari umunyakenya wambwiye ngo zarimeze gutyo kubera ko twiberaga hano muri quartier n'abanyagihugu twari turi no muri hariya mu banyamurenge benshi hariya za Nairobi hari umunyakenya wambwiye nagiye ku isoko umunyakenya ambwira urugendo rwiwe numva mwoje aho hantu bikatubwira bumwe tukumva rimwe na rimwe se twe tuvuye kuri ibi ngibi noneho kera abavyeyi ndi barambiwe ariko nta kindi kintu baje ngo badukubita amajambo adukomeretsa murumva ni muri bwa buryo n'ubundi bw'umuvyeyi nawe ategereje umwana wategereje umwuzukuru aramukeneye nawe akeneye ko mwibaruka ubabare bwacu nawe arabufite urumva kugira ngo aje kuganira n'umunyakenya ageraho amubwira umuti nuko yamutuye ikibazo uko niko kuri bivuze ngo icyo kibazo nawe aragifite niyo mpamvu nari marise ibo ni gute babyitwaye mu cyo gihe ntibagaruka ngo bababwire nyine mu bundi buryo muje ku bitaro murebe ufite ikibazo bene ibyo ngibyo urumva baratubwiraga bakaturangira tukagenda natwe tukaba abantu bafungutse igihe batubwiye tukumva dushaka gukosana nabo tureka tugende hari ikibazo kugenda ku bitaro tukagenda twahagera tugakora ibyo dukoze ariko ibitaro bino nyine atari bino bya Gishenzi mugani w'abanyakenya ibitaro bisanzwe tukagenda bakagerageza bakatubwira nta kibazo bagapima umudamu wanjye naje bakampima kavuga nta kibazo nimutegereze bizakunda ariko mutware no miti yongere nkama niba n'ama hormone abzongere kugira ngo bizokunde tukagenda igashira tugategereza bumwe kubera ifaranga za genyine zigira ikibazo ariko twagiye tubicamo byose n'abavyeyi nyine bagenda tubwira ariko ijambo ryo kudusesereza abavyeyi bacu turabashimira bavyitwayemo neza ni abanyene bo hanze gusa bapfaga abo ngabo bo hanze bandi batari umuryango wo hafi bakomezaga kwandika utuntu ariko tukumva n'udusauti twa satani Imana iturokora gutyo bigenda neza mumpere mikoro wamenye gute ko wasamye kumenya ko nasamye ntago nigeze mbimenya nabimenye haciye igihe nabimenye mbura amezi abiri ngo mbyare amezi abiri nabimenye indangi ifite amezi 7
Oye. Abandi baza atangira gucira ndagira ngo ku kwezi kutaranagira. Wageze amezi 7 gute? urumva hari umunyakenya wambwiye ngo genda ahangaha wenda bagufashe ndagenda kugenda hari Tanzania ahantu bita Tarakeya Tanzania Tarakeya ku bitaro turagiye uwo muganga aramvuye ndanamusuzugura yewe n'umugabo w'umusaza ndagenda ukwezi kwa mbere. Ugiye kwivuza iki? So kugenda nyine gusa kugaragaza se mugiye kwivuza bisa kurya bababwiraga ngo muje ku bitaro. Ibitaro navyo ni ibitaro. Najyo ni ibitaro. Ndagiye umunyakenya turajyanye nawe ugiye ukwezi kwa mbere ndayinyweye mbona wapi. Ako akazambwira ngo nuyinywa ukwezi kwa kabiri ngo bizokunda. Ukwezi kwa kabiri ndayinyweye mbona wapi nta kigenda. Bitambwira umugabo ati ntago nzongera gusubirayo. Terega turekera Imana izakora ibyayo. Umugabo arambwira ati nta kibazo reka dutegereze. Turicaragamo ku kwezi niko nahise nyitwara sinabimenya kwa kabiri kwa gatatu kuyaza indigeze nko mezi nka 5 cyo gihe natangiye kwa numva umwana atangiye gutera mu nda. Nkajya mbwira umugabo ati ndi kumva mu ndange atameze neza. Umugabo arambwira ati ushaka kuba ufite wenda ikibazo cyo mu nda cy'inzoka. Reka ndaza kugurira dawa yamenye. Amushakira dawa yamenye. Azagenda ukageye mukaza kangurira dawa yamenyo kama ayi mu kwezi kumwe. Warayinyweye nyine. Ntakazanyinywa haca nk'ibyo mwe hayinywa jya nkanywa indi dawa yamenyo. Kandi nawe nkumva mfite inzara hanga ati none iri joro ndarya. Nuko igihe umunsi ayimana nk'ico kinini ca dawa yamenyo. Nicyo yanasabwa tereka njye kwa muganga. Ndumva bya bintu byarakomeye. Singe kubera ko numva kwa kuba umwana atera mu nda ukabibona nkavuga ati ni inzoka nyine zo mu nda. Pukeke ntimuriwe mukeke. Ni inzoka zo mu nda. Zigatera se umuntu akazibona. Kwa kuba umwana atera ukabona nyine karazunguruka mu nda twe ntabwo twari tuzi. Nuko njya ku bitaro mu gafarumasi. Ngiye muganga ndamubwira ati nagize kino kibazo kiniki. Mubwira nyine ibimenyetso byose nimukumva mfite. Arambwira ngo uratwite. Arambwira ariko wasaze. Ngiye ntwara inda. Ati wasaze. Ngapana gukona mimba. Ndamubwira ati hoya ngicara nganga upime. Ndamubwira ati wezi nipima bila mzee wangu. Tireka wenda nshaka umugabo wanjye tuzazane. Ariko yebanze umeze ico kinini ndeye kumfasha. Cyo cyamenye. Ikindi kine cyo kumfasha mu nda cyo mu nda. Kumvura nyine uko ari kumva meze. Ko ndi kumva meze. Arambwira ngo nta kinini nguhereza. Ngo wanze ko ngupima. Ngo gakira kano kantu ko kwipima nimbanze ko ngupima. Ugende cyo kwipima urebe kudafite inda. Ndavuga ati umuganga uri kunzungurutsa gutya. Tereka mfe kugafata ubwo akomeje kumpatiriza. Ndazamuka n'amaguru ariko nyine nkumva umuganga yambabaje. Kumbwira ngo nago umuntu ngira ngo ndatwite. Kwe kunabonaga mbyibye. Wangaga kubyumva. Nanga kumvaga ayo makuru. Yari story itagize. Nanga kubyumva pe. Nuko ndazamuka ndi gutegeza kuri uwo mudokiteri ndaje hano mu rugo nikoreye akazi kanjye. Umutima uza kumbwira ati we tuzuko ka kantu wakazanye hagira umuntu zahagasanga hano kubera ko hano mu rwari hari abana. Tereka ngakoresha ibyo ngakoresha nimara nze kureba. Ndipimye hari ukuntu njya bipima induka avuga ati wenda biratinda birafata nk'iminota nka 30 biguhereza igisubizo. Nti byafashe n'iminota 5. Ndamuhamagaye tujya kuri WhatsApp. Ndamufotoreye ati none ni nkaho ntwite. Wowe uzi kureba neza ukunda twite se cyangwa si ntwite. Harambwira ati jye ntago mbyumva ushobora kuba wagize ikibazo. Tiwari usanzwe wipima uzi ko biza bimera. Nyine ni kwa kundi warica ugategereza ukipima ukaruka arambirwa ugaheba waruka nabyibagirwa. Nuko ngiye mugatakiraho ndebere wenda ushobora kuba wabimenya. Nawe gamba ndamucanza ari mu kazi. Aragera undi mu docteur baramubwiye aramweretse nyine ifoto. Amweretse ifoto amugira gutya. Nuko tusiganaga ikindi kibazo ko dutwite inda ni yameza ngahe. Aho kubera ukuntu nari mbyibukiye indaye ntabwo yigeze igaragara. Ndetse n'ababyeyi ntibigeze bayimenya kandi turaturanye.
wewe ntiwumve nyine ko umuntu afite umwana aho niho hari ikibazo bari urumva twari twarategereje igihe kirekire turaheba twakunja kwivuza iyo miti yashira ukuntu batuvuye twagenda bapima bakabona nanone ntanda tukumva tubivuyemo umwe mwakoresha n'ifaranga nyinshi mukamworeka muhanze mu ruhuke tuzotangira undi mwaka ariko urabona nk'ico gihe yantumiye ako nkaho ngaho yaravuze ngo yantumiye ifoto yuko atwite narayibonye mbazo uwo muganga wanje nanje narayibonye mbona ko atwite ariko ndavuga ati reka nereke umudokiteri wanje mwari muri kumwe n'uwo mudokiteri oya ari mu centre aho ifoto turi kumwe arambwira ati iyo umuntu imeze gutya aratwite ndambwira ati wewe ejo tuzogenda ku bitaro neza ndaza nijoro turarya ariko twama turara tuganira hintu bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo cyangwa turagiye mu gitondo tugiye kwipimisha ku bitaro bya mbere ngo dupime umudokiteri ndavuga ati twoba twapimye nabi ibintu bishoboka umudokiteri ngo apime ati ibintu ni sawa taratwite ndamubwira ati sifaranga ko zitabuze twe twabonye izo kwivuza turabona izo gupima izo kwipimisha yuko twite tugiye ku bindi ngo tugere ku bindi ati umuntu aratwita ahubwo iyinda ishobora ukuntu ndi kumubona ishobora kuba ari y'amezi menshi naho twarimo dufunga umwaka dufite abashitsi bavuye za Nairobi abafamile baje kudusura tubwiraga abavyeyi turishima tubigumana twenyine iyo nkuru izibanza ikagumana bake ariko dusigana rya jambo batubwiye ngo indo ishobora kuba ari inkuru ariko naje ngo tuve kwipima nyine ukunda kera umugore wanje tangiye kumubona ukamubona nukoga ngo bucega turafese bonane kuwa mbere twari dufite abashitsi ndetse turanasohotse yari yaguze n'imyenda imufashe yo gusohoka yo kuja out twari ko tugenda ahantu heza twama duhindura iyo myenda kubera ko yari y'abagore badatwite yari y'abamama nukoga turagiye turasohotse dusohokaga kera atwite urumvaga n'ukwitwara neza nta mirimo ndakumuvunisha nuko sije babonye yuko abashitsi bagenda na kabiri twama tuzinduka kuja guca muri scan kugira ngo barebe tumenye gamezi twicare gatuza amakuru ngo bakubite gucya docteur ngo akubite gucya muri ya screen umwana kwa kundi nyine umwana muri screen babimeze yama tubwira ati ko murabesha ntabwo mwari muza amakuru taramubwira ati no twokubesha mbese umwana n'uwakanga ngo uyu ni mtoto wa ngapi turamubwira ati uyu ni mtoto wa kwanza aratubwira ati uyu ni umwana ni umukobwa aho azovuka izitariki afite amezi 7 n'icumweru n'umunsi umwe atubwira n'amatariki yo kuvuka none mwende mujipange mukemera namwe mukumva nyine ari oyega naye nabonye umwana muri screen ndamubaza ariko namangira ikibazo ndamanze nta kibazo na kimwe umwana afite kubera ko umugore wanje tiyitwaye nk'umuntu utwite yakoze imirimo nk'ibisanzwe yariye nk'usanzwe kandi banyamurenge dusanzwe nyine urumva ntiyigeze acira ngo yenda ngo nona yakazambwira nyine ngo muzanire nk'agakoko mu mujyi mvuye mu kazi ariko nkagira ngo ni bya bindi by'umugore turi babiri karateta nyine karabona hakeneye inkoko niwe mwana niwe mugore niwe mwana yatese nyine reka muzanire inkoko nkabimuzana naho Imana yari yaraduhishe kugira ngo itwereke yuko uyu mwana ari isezerano iraduhisha ibaza ayo mezi yose urumva twebwe ntitwarebaga buzo kuvuga ngo twabonaga urabona ari ibintu nk'ibi ngibi bijanye n'abagore babona ukwezi kwabo tukagira ngo ni ya party yo kuvuga ngo nukubera ko yagiyanywe imiti yagira gute dusa nka Imana yamidupfuka uvuze ikintu nangiye kumubaza n'ubundi umuhe mikoro ko nangiye wase yayo mezi tibajaga muri ayo mezi yabo nyine asanzwe ico gihe ayo mezi yose yari atwite ntiyabibonaga
ni handi nakubwiye ngo hari igihe waba warihebye wumva abaye nk'umusirikare neza ukavuga ati imana nikora kino kintu ni ukuri nta kibazo kandi itagikora nabwo nta kibazo kuko sinjye wa mbere sinanjye wa kabiri kuko hari ubuhanuzi nigeze kumva bwa mugore Evarine Wanjiru tugeze no kuja muri studio yiwe Nairobi tugenda muri studio yiwe Nairobi nkwite sinabimenye ndamubona ngira imana ati mana ubwo nkandagiye muri studio y'uyu mugore nanjye mereze gutwara inda ubuhamya yamuremeye nanjye ari bwundemera nawe yari yarabuze umwana imyaka 10 years 8 years twaramukundaga ubuhamya twaramukundaga ubuhamya bwiwe twarabukurikiranaga kenshi buri munsi tugirirwa amahirwe yo kujya muri studio ye mbwira umugore ati imana izodufashe tubonane nawe numusuhuza gutya twabaye nka kwa kundi ko abanyakenya bavuga ngo upokee baraka hata wowe upokee mwari mugiye ari cyo mugiye gushaka cyane twari tugiye muri studio bisanzwe kuririmba iyo studio yitwa Bueniev studio ibarangata ni studio ikomeye cyane yabaribye ba gospel tugendamo twari tugiye nk'iteam ariko ari nari nyoboye abo bantu kugira ngo tujye kuririmba tugira imana ntazaboneka araboneka aranadusuhuza ndavuga ati nagera ku mugore wanje afate apokee mimba kwa yo ushuda wake kumbe aratwite icyo gihe yaratwite kuko ico gihe ni December twanambaye no mu bukwe none ico gihe cyakurikiraga cy'ubukwe tujya Nairobi umugore atwite tutaza amakuru mwambariye twabaye ba pare tutaza amakuru utabizi indingana gute chogega n'amezi arindwi n'amezi atandatu ni muri uko kwezi ni muri uko kwezi urumva kwezi kwarenze utatwinjira mu kwezi kwa aya mu gitondo abandi iyo yabaye marene atwite ndagira ngo azahambira guta umugeni kugira ngo nyine mere wewe ntiwaza uruha ngo wumve wikeke byibuze numvaga ntarushye gusa ni handi narimo ngenda nkumva amaguru yabyimbye nkavuga nti wenda nuko narushe cyane iminsi ngahe tukuririmba duhagaze bikarushya nizo stress nyine z'amakwe ubwo uko twari dufite bwari bw'umuvandimwe w'umugabo nuko turagenda turabwambaramo meze neza yewe nari nsa neza nk'abagore nyine batoye ariko nkajya mbona indangi yabaye nini bwira umugati sheri tireka ngure cya kintu kijya gifata mu nda nimukubona inda yarabaye nimba kubera nyine izo nzoka arambwira tugenda ukigura nta kibazo ansigiza amafaranga 2,000 ndagenda kiguze isiri yewe uwo munsi ndacyambara mu bukwe ikintu gifunga nyine mu nda abagore barakizi nuko ndacyambaye mu bukwe burarangiye turatashe ari no kukinye dukorana accident moto dukubita hasi nawe utwite nta makuru moto inkubisa hasi mwaseshe kudahaguruka wananiye guhaguruka ati nuko ndumva kaguru kanze kuvaho kare aranga ngogerageza none asanga ari bwa butesi bwawe ndamubwira ati saba nta kibazo reka ndagerageza kubwivuga amahirwe nyine ndahaguruka ariko nyine ni handi nakubwiye ngo ni handi bumva barihebye bumva ko ikintu kitakunda ukabona niyo umuntu aza kugusengera ukabona ayo masengesho atapfa gufata none nkubaze ikibazo wenda tugaruke kuri wewe ukimara kumenya ko twite bakubwiye ko twite ntiwagiye mwirekwe Yesu nanirekwe nigeze ngira hari ntiwamye utangira none gucira kugira ngo umunsi bamwe ndifite amezi 7 n'amandwara kwa kwizo n'abagore batwita bifata ndavuga tereka nanjye mbigerageze yaraje tukiva kureba ko ifite amezi 7 yaraje ashira amaguru ku ntebe munzanira amazi gutekaga namaja mu gikoni naje sinari ko mwemerera yewe kuva twabana nani ndarihina ngo mbe nkukoropa ngo mbe nkukora uturimo namubwira uricara paka umwana avutse kora imirimo mwitaho nawe yamagagara nyine yamaremba kandi nta makuru yarazi kubera ko ubuye story imeze
niyo ko amatangira gucira kandi igihe cyararenze Imana yari yaramugiriye neza ntigeze acira ntakuruka habura igihe nyine ngo kunanirwa kwa kuntu ubona ko igihe cyegereje cyo kubyara nicyo gihe naje kunanirirwa ariko kandi kazi kose nyine numvaga nakora nawe ko mfite umwana mu nda tiwe tereka mbireke tereka kuba ikibazo umwana nakoranye ukwezi kwa mbere kwa kabiri ntabizi tereka wenda murinda no mezi 3 asigaye umwana wawe waranyweye ikinini c'inzoka tereka murinda ayo mezi asigaye kandi Gabi nta muntu utwite wemerewe kunywa ikinini cyamenye tibibaho ariko we yaranyweye aho mwese kurumva muri ayo mezi hari igihe yatakaga umutwe hari igihe yatakaga kamubwira ati ndakuzanira panado mu mujyi icyo se naco ni ikibazo kamuzanira kamwe urumva yari umwana w'isezerano nta kintu Imana itoshobora niko nokubwira nta kintu Imana itashobora Imana imurinda gutyo bigenda neza kugeza byaye mubwira abavyeyi ko mutwite bavyakiriye gute urumva icyo gihe yipimye wenyine ndi mu kazi abavyeyi bacu nta bari bagiye mu bundi bukwe urabona dutuye kure hari igihe tutagenda cyane ubaye nk'umunebwe wo kugendagenda cyane biragoye ibo bari bagiye nta bari bahari none tumenya ayo makuru twagiye kwipimisha hamwe naguye kuri bya bitaro bibiri dusanga twite abavyeyi ico gihe ari kuwa gatanu baza n'iposho nyuma y'ubukwe turi burangiza umwaka niga ngira umugore aravuga ati nanone amakuru ga yo gutwita taza apfaga kuvugwa namubwira ati ariko aya makuru baza basengera abasaza buri gihe uzubona mukecuru agenda ngo agiye ku musozi gusenga uzugira ngo abagiye gusengera si umutsima Imana ndiye umuhaye abagiye gusenga kugira ngo tubone umwana nubwo afite ibindi byifuzo ariko icifuzo cyo gikuru na muzehe nizo byifuza abavyeyi biwe nizo byifuza bagira niyo batuvugisha baba dukomeza namubwira ati sasa kugira ngo dusoze umwaka uko abavyeyi iyo abantu bagiye gutangira umwaka baza basengera ibyifuzo z'undi mwaka aho kugira ngo bongere basengere kino kintu twanamenya amakuru twamatuza kubataramira twama tubabwira ati igihe bavuze baje ngo tugiye gutangira gusengera ibyo byifuzo tubyereke Imana turabwira ati twari tubashaka twari tubashaka none bamagira ngo ni imigambi misha y'umwaka cyangwa amajyambere cyangwa tugiye kuba surprising tugiye kubagurira ikintu gikomeye ko gariga nijoro oya dufashe ijambo ko ndafomora agira ati sasa twari tumaze turashima Imana twari tumaze igihe tangira kumva twari tumaze igihe ubona ko muzehe atangira nyine nko kukugira kubikurura none tubabwira uko byagenze uko umugore yipimye uko twabimenye none bama bapfukama barashima Imana urumva ni ibintu byabarenze barishima bagira emotion bararira twama dutangira igitaramo munzu twama dutangira igitaramo turasenga turishima dushima Imana nuko turavuga ati ariko nanone ga ibisizo gukomeza kuvugwa tubigira ibanga ariko twama tubwira n'abavyeyi biwe barishima aho bari barishima Imana tubigira nyine ibanga ariko nk'abavandimwe tuvukana ntabwo bahisha tubwira sister wacu yari ari kure turamubwira aho yari arishima ararira kugira adatangira umwaka nawe asenga n'ibyishimo abo nyine dufatikanyije isengesho turababwira abarirana natwe turirane nabo bishimana nabo twatangiye umwaka ibaze kugira ngo Imana njye nari naranditse tujya gutangira umwaka wa 2023 tusoza 2022 ndandika muri agenda yanjye nandika yari agenda 2023 nandika inyuma ndandika ibintu nkeneye nandika ko muri uyu mwaka nkeneye umwana noneho muri icyo cyumweru cyane mabazwa n'ukuntu turi muri iyo studio ntangira gutekereza ukuntu umwaka ugiye kurangira Imana itansubije ariko cyaje kuntangaza wa munsi twagiye muri kesha kwandika ivyo bintu niwo munsi Imana yasubirije niwo munsi nagiye muri agenda tuvuye kwipimisha yuko twite niwo munsi nagenda ticking kugira ngo
ntangirane na agenda 2024 nandike none nandika ibindi bintu none nitegura umwana namwe umugore ati ntubabayike ukuntu uyu mwana Imana adushe gutya ntihagire umuganga uzo gutera ubwoba uyazovuka ni ikintu kizogenda neza nuko vyagenze. Ninde muntu wawe wo ku ruhande uretse muvuye hano wabwiye ayo makuru mbere wayamubwiye mu buhe buryo? Umuntu wa mbere nayo ko kuri simu kuri telefone umuntu kuri telefone yawe umuntu wabwiye amakuru kutwite wayamubwiye mu buhe buryo? Amakuru mbere nabwiye mama mubwira ndi kurira arangese babaye kimuto tima tubabonye ibyo Imana yakoze nta muntu uri kankarira kamese iyo umbwica Imana yakoze tima ati ndatwite ngo ariko ndatanga ngo uratwite muto nyine nawe ngo birabatunga ntabyemere ntabwo ati sinico ngico dufite inda nkuru ko noneho nk'inda nkuru ingana gute ati na y'amezi 7 yewe nayo yaramfashe turishima kuri telefone sinzi ukuntu umunsi twakubye telefone yarasanzwe akubona ntabibone nawe ntabibone yari ariko yari mu Bugande niyo muntu nabibwiye mfite inda y'amezi 7 undi muntu nabibwiye numva namfashije kurira mu byishimo ni muramukazi wanjye mukuru ni muramukazi wanjye ne nabibwiye nako n'umutware wamubwiye ariko njye navuga ati simubwira ko nimubwira ndarira ndavuga ati reka papa nuvaze kumubwira naye ndaza kuza kumubwira wenda ikiniga gisa nkaho cyagize gute cyashize. Yaratara papa nova amwitaga gute? Amwita uga nonoja amazina se ko yabaye menshi amazina yabaye menshi ndavuga ati webwira sister ndaza kumuvugisha nyuma ibyishimo bisa nkaho byagize gute byapfungutse birimo n'amarira ariko ari amarira y'ibyishimo nuko ariko bari ibintu nyine bishimishije. Wakomeje akazi cyo gihe? Naretse akazi. Wari wararetse akazi? Naretse akazi mu kwezi kwa 5 icyo gihe naretse akazi. Twarimukiye mu nzu yacu icyo gihe nahise ndeka akazi. Umunsi wa mbere yagiye ku kazi yereka subize yagiye ku kazi usigaye hano mwamaze gukonfirma ko twita uwo munsi wabimenye uri mu nzu wenyine wabaga umeze gute? Waza wiganiriza nka gute? Hari igihe nyine utaragira umwana uzuza mu cumba ukiganyiriza kandi ukiganyiriza muri salo umwana nawe natumaze kurya kamusiga muri salo nyine ari kureba nyine filime naje nkaja mu cumba hicara nkarira cyane ngafata n'umusego avugana ariko Mana yanjye ukuntu uri no musego ukuntu ndemeramo umwana hanje nkaza kumbuka ngo se ndi ukora se nk'ibyo abasaza umugaza agasanga nteruye no musego musize muri salo nuko ariko nyine bari ibintu kutagira umwana biraryana. Umaze kumenya rero kutwite iwe adahari wifataga nka gute uzi ko ufite umwana mu nda? Nirirwaga ndyamye akazi nakoraga kubera ko narigengeseraga ariko hari ibitekerezo biza muri mind koko ndatwite cyangwa sibyo tungire dute namaze nk'igihe ntarabyumva ko ntwite cyaje kuri nkwana byo nk'ibyumweru nka 2 kumva ko ntwite umwana yakina nkibuka ko ntwite nuko nyine ntangira kwitwa nyine nka mama batwite bose yego akimara kubyara teruye umwana wawe mubonye umwana hari icyo byahinduye mu buzima bwanyu cyane? Jewe umunsi turi ku bitaro abandi bagabo bazabaje kuri iyo bagore bari kubyara je nanga nabwo ndabaho ngaho ku muryango ngo bamwinjize kaza ninjira ariko nkaza mbaho hafi y'umuryango kaza ntegereza nakumva umwana umwararize kandi ari umwana uri mu bitaro ahandi kamambwira mukecuru ati umwana waje ndamwumvise ararize ariko ngo mbona abaganga basohotse barambwira ngo byagenze neza
nahise ngaruka nshima Imana nzambwira mukecuru yari yanze no kubegera yakomeje gusa gusenga ari mu cyumba ari gusenga namazaga kumubwira ati dushima Imana numvise umwana arize nuko nagiye kuri telefone mpamagara muzehe ndangije mpamagara na pasiteri wanjye pasiteri w'umunyakenya ndamuhamagara arambaza se muzayiki sindabonaga umwana ndamubwira ati sijui tumejifungua nini lakini kitu najua amejifungua vizuri nimesikia mtoto nuko bari muri bushirika aravuga ati se ati Patrick ameniambia wamejifungua lakini ajui ni msichana ama ni kijana lakini kitu anajua urumva narishimye cyane ndafukama ndashima Imana yani ndanezerwa cyane noneho ngufate umwana noneho biba karusho numva amarira yanjye arashoka nubwo azavuga ngo amarira y'abagabo ngo azashoka agwa mu nda ayanje yarashose neza hasi ndayabona ndarira ndishima ndaririmba ndanezerwa numva ndanezerewe rwose. Ninde muntu wumva uwo mwana wari usa n'umutuye muri ico gihe umuntu inshuti yawe ukumva nubwo atakuri hafi ngo amufate ukimara guterura umwana utari umugabo ukumva nawe yaba yaramufasheho wabanye nawe muri ibyo bihe byose apana umugabo umuntu umvaga namutura ubuganje ni inshuti yanjye cyane niyo muntu wambere umvaga iwe namukuye hari umuntu wansengeraga umusaza wanjye abakuri aba muri Amerika niyo numvaga namutura yitwa Ndatayitira n'umutware wanjye baritiranwa niyo numvaga namutura ku buryo nanabyaye namutekereza nkumva narira hagati Imana yanjye ibyaye umusaza wanjye atari hano ndebera umwana kubera ko ni inshuti yanjye cyane. Uru rugendo mwaciyemo mwumvise hari akamaro rwari rufite hari ico rwari rumaze cyane ngewe nabyise ko ari ikigerageza Imana ni ikigerageza twari twaraciyemo kugira ngo Imana idupime. Nahoze mbwira abantu ndababwira ati buriya abantu ndetse sinzi n'umupasiteri wabivuze aravuga ngo ntabwo Imana izicishamo abantu bose mu bigeragezo bikomakomeye izicishamo umuntu ishaka kugira ngo imwereke ikintu gikomeye cyangwa imwigishe. Niho akenshi nakunda kubwira umugore ati wenda ugire ngo ikigaragazo ni icyawe ni icanje Imana iri kunshishamo ariko naje gusanga byaradufashije kuko twagize experience ubu mwana wacu ubu ngubu no kubona umuntu kubita umwana banumva rimwe na rimwe hari igihe akabararo hari abantu bazakubita barugagira akarakubita inyamaswa ariko byaje kutwereka yuko umwana no gufatwa neza umwana ukamwitaho kuko twamubonye tushi twamubonye twarasenze urumva ntabwo tuzabikinisha nta nubwo tuzokinisha n'Imana biducishijemo twabiciyemo tubivamo neza nta kibazo kibaye tugikundanye byatweretse yuko duhagaze neza. Twaciye mu rugendo couples nyinshi ziciye muri bino bintu zigira ibibazo ariko Imana ducishijemo tuvamo neza tugikundanye n'ubu turakundanye dufite n'umwana. Urumva ni ibintu byaduha experience mu rugo rwacu yuko no mu gihe cy'ibibazo mu gihe cy'ibibazo twacamo neza no mu gihe cy'ibisubizo twabibanamo neza. Icyo nicyo navuga. Okay, natubwire wumva hari byari bikwiriye ko ubu ufite umwana urakikiye nta kibazo wumva uru rugendo waciyemo Imana itarakurenganyije ntago nabaye Imana yarandenganyije ariko nyine nk'abana b'abantu ukuntu tuba turi gutekereza tuba dutekereza ukundi kavuga nti si Imana ntabwo ibiri kuyunyumva ariko burya Imana igutinza hariho impamvu buri Imana yadutinje kugira ngo tuzobone icyo tuzatubwira abandi tubone ubuhamya tubwira abandi kubera ko byageze igihe ndibuka muri 2023 nagiye ku musozi ndagenda kandi sinakundaga ibintu by'imisozi pe ndagenda hano ngenda ku musozi umwe bita Imbirikani njya gusenga numva umutima umbwiye ngo andika ibyifuzo 3 ukeneye ubishe munsi y'ubuye ndabyandika ariko muri uko kubyandika
asubizwamo icyifuzo kimwe, ibindi bibiri byose mbona wapi. Ariko umutima ukambwira ati wenda uzaze kuri uno musozi ushime ibyo ngibyo Imana yagukoreye, icyo ngicyo kimwe Imana yagukoreye, ko ijambo ry'Imana aravuga ngo muri baho byose duhora dushima Imana, kandi iyo wahize umuhigo ugomba kujya kuwuhigura. Nkumva umutima nikora akomeza kure, ndetse kuki ntagiye guhugura Imana yampiguriye. Ndavuga ati reka mbireke, wenda nzagenda byose byaragize gute, byarasubijwe. Ndicaye mu 2022 yose umwaka, kandi nawe urabizi ko umwaka ari muremure. 2023 nayo ni ndende. Ndavuga ati reka nihangane ke kwitotombera Imana, wenda Imana izabikora. Mbonaga Imana yabikoze, ariko byose iyo twifashijwemo no gusenga Imana igitwumva. Umwe umugabo akajya mu rusengero agasenga, yabona abana bagiye gusubira ku ishuri, akavuga ngo mwacha ngo watoto wakuja hapa mbele ngo tuombee watoto wetu ngo warudi shule. Nakumva bavuze bene icyo kintu mu rusengero. Kanisa ngiri hano imbere y'umuryango, ngahita mfata igikapu cyanjye na Bibiliya nkitahira. Kavuga nese iyo kucyo akunda guhamagara ngo nasengera abana adafite umwana, kuko si ukunkoza isoni. Twataha mu nzu gahamutoma nsheri we wabuze ibindi byifuzo usengera. Tuno munsi ntuzongere gusanga ngo dusengera abana bacu, igihe uzabona uwawe uzabone kuza umusengera. Arambwira ngo se twema nta mwana dufite, tujya dusengera abana b'abandi, ndikurya kushaba habaho ibigeragezo byinshi. Nawe nkamubwira ati ibyo bintu ntabwo mkeneye kubyumva. Uzosengera umwana wawe, abantu uzoza ubareka bafite ba nyina na ba pasiteri. Bafite abasengera cyane, afite abasengera, nawe ugenda usengera ibyawe. Icyo nyine nkumva gisa nkaho kimbabaje. Iyo nabonaga nyine abana bagiye nko gusubira ku ishuri, umutima akajya umbwira ati fata ibitabo byawe utahe, umugabo agiye gukora ryabara. Kandi navuga ati reka nsohoke ngeze ku muryango w'ikanisa, ngahita tombera watoto wetu ngo kirudi shule ngo Mungu awasaidie. Nkumva nyine birambabaje, ariko nyine nza kugenda mbitambuwa pole pole. Bibaye ngombwa ko mwandikira hahise hanyu past, bibaye ngombwa ko mwandikira hahise mbese muri past yanyu, wotangira uhandikira gute? Hari hagoye. Ari hagoye, ariko kwa kwa n'umutware. Nikihe nteruro wotangira uhabwira aho hantu? Haragoye gabi. Ni harehare n'igitabo kirekire. Ni harehare ntago napfa kubavuga. Patri tubwire uba kuhabwira gute? Nandika igitabo, nandikira ugiye kwandikira muri past, haba ari ninka hantu ugiye kuhandikira ubutumwa kwabonye umwana umeze gutya, uwo handika kubwira ukuntu nahandikira mvuga nahashimira. Impamvu nahashimira ni urugendo, urwo rugendo rwatumye nca mu bintu bikomeye, ndetse ahagaragaza mbonamo experience nyinshi. Naciye mu bintu ninga kwa kundi nyine uca mu bintu bikomeye, mu buryo bwa finance, mu buryo bw'umutima wawe, mu buryo bw'umwuka, abasenga bakavuga, abagira gute no handika ibintu byinshi. Ariko nkashimira nkabwira ati mwanshishije muri ibyo bintu, ariko navuyemo ndi muzima. Umwana wanyu aramutse ari kumva ubu buhamya, ni akahe gace ukunda ko yumva cyane? Gace n'ukuntu twamutwise tutazi amezi agejeje. Urumva yaje ari ubuhamya nyine nawe. Zaza bikuzaza ububona nakura. Ngaho muha ako ka message emphasizing kuko ukeneye ko yokumva cyane. Icyo yokumva cyane biragoye, ariko nta kundi, burya inzira zose tugomba kuzinyuramo. Icyo namubwira cyo nuko tumukunda, kandi na nubwo twamubonye mu nzira zigoye, si kwenda n'abandi tuzabona bigoranye. Icyo namubwira nuko tumukunda. Ni nk'uko
ngewe icyo navuga azumva cyane. Urumva dutoza abana ibyo twaciyemo. Umwana wanjye niyumva nareba bino bintu yazumve yuko azakomere naca mu buzima bugoye, azamenye ko Imana n'ababyeyi we yabacishiye mu bintu bikomeye, nawe azabasha gukomera. Azajya bireba yumve n'ababyeyi ko baciye mu bintu bikomeye, afite amahirwe kuko azaza yumva ko baciye mu bintu bikomeye, nawe nyine azaca mu bikomeye, azaza yumva Imana, azaza avuga ngo Imana ya data n'Imana ya mama yabacishiye muri no bintu, nanjye irancisha muri iki. Urumva rero iwe afite amahirwe kuko yabonetse mu nzira ikomeye y'ubuhamya. Urumva nawe mu buzima azakomera. Ni ubuhamya muri makeya. Murakoze. Iyo mwibuka ibihe bigoye mwanyuzemo, ni irihe somo mwakuyemo cyangwa se wumva mwakuyemo rikomeye ryo gutegereza? Twumvise yuko nubwo waca mu bintu bikomeye, tegereza isaha y'Imana. Isaha y'Imana, kurya Imana yikuremye. Hari umurinzi wavuze ngo yatumenye tukiri urusoro mu nda ya mama. Ni ukuvuga muri makeya, tegereza wizeye. Isomo dukuramo nuko mu bibaho byose tugomba gutegereza isaha y'Imana. Isaha y'Imana tukayitegereza nubwo twaca mu bintu bikomeye. Ubu ngubu twege tuzi neza yuko nubwo twaca mu kintu kimeze gute, twe twumva yuko dufite ubuhamya yuko ikintu cyose twe twacamo twabonye Imana ikora. N'ubu ngubu twizeye ko Imana n'ibyo twacamo byose bikomeye, tuzi ko Imana izabiducishamo kandi ikabisohoza. Ni isaha y'Imana niyo duhora dutegereje. Umuryango wanjye duhora duhanze amaso Imana kuko twaciye mu bintu bituma dutegereza Imana. Tugana ku musozo, ikibazo kimwe si n'ikibazo, ni iki mwabwira abantu babakurikiye nabo bari nko muri ibyo bihe mwabayemo? Icyo nabwira wowe udukurikiranye, wakurikiranye kino kiganiro, nuko nakubwira ngo tegereza Imana, tegereza isaha y'Imana, kubera yuko kwiheba no kwiganyira nta kintu byakumarira, cyangwa kubuza umupatina wawe ukamubuza amahoro kubera ikigeragezo umurimo. Niba uciye muri kino kigeragezo cyo kubura umwana, tegereza isaha y'Imana, utegereze wizeye, usenga Imana. Abanyakenya bavuga ngo sikate tama kaza mwendo tu. Utegereze Imana, isaha y'Imana nigera, Imana izaguha umwana, uzishima, uzanezerwa. Yaba imyaka 3, yaba imyaka 5, yaba imyaka 10, wewe tegereza isaha y'Imana, Imana izasohoza, wishime, uve munezerewe. Nicyo nakubwira wowe dukurikiranye. Hari message wumva uhababyeyi? Ntabwo yabura. Cyangwa n'abandi wumva ari message ushaka gutanga, uhita dusoreza iki kiganiro ubundi tukendanga? Nkuko mutwara wanjye yarabivuze, ni ikintu kiba kigoye cyane, ariko buryo usenze Imana ukayibwira ibyawe byose, hagati yanyu mwembi mukihereza amahoro, Imana nayo igiye ikavuga ati bano bantu ubwo bafite amahoro, reka nanjye mbasubize. Rero abafite ikibazo nk'iki cyacu, kuko natwe twakibayemo igihe kitari gitoya n'ubutayu burebure, urumva gushakwa ubuzi ko akanya muhita mubona abana ngiye guhita mubyara, ariko ntago byipfa gukunda, ntago kuri twega ntago byakunze. Rero kuwo bitarakunda, nizere Imana, asenge, Imana izamusubiza. Kandi icyambere Imana ikunda ubwumvikane. Burya hatari ubwumvikane, Satani nayo igibonaho ica yinjirira. Ariko burya mutafungure Satani inzira, ntago Imana areka kubasubiza. So badukurikiye bagende bizera Imana, Imana izabikora. Natwe yarabidukoreye nta kintu tugeze dutanga. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Reka tubashimire kubwo ubuhamya muhaye abantu. Tunashimira abantu badukurikiye, bakurikiye Afrimedia Live, udahwema gusharinga ibyo dukora, udahwema kudukurikira. Ni ishema rikomeye kukugira. N'ubundi twizeye ko dukomeza kubana nawe. Natwe tugutegurira ibindi byiza byinshi, ugeze kuri umusozo n'ubundi ukomeza unogerwe n'ibyo tugutegurira. Hari ibindi byinshi biri imbere. Imana ikomeze kukurinda, ikugenera ibigukwiye, kuko ariyo itanga kandi igena byose. Imana ibagire neza. Mwari kumwe na Director Gaby kuri Afrimedia Live nk'ibisanzwe. Murabeho.